nk'abantu ngiye kugwikaze mukunzo Upzone nkuzana amakuru meza ari bukugeze mu gihugu cya Canada nawe ugatangira gukorera amafaranga agera ku $5 nkaba ngiye kukubwira bimwe mu bintu nkenerwa, bimwe mu bintu usabwa kugira ngo nawe ubashe kujya mu banyamahirwe baza kwegukana uyu mwanya ubajyana mu gihugu cya Canada. Dore yuko kugira ngo uzagira amahirwe ujya muri iki gihugu cya Canada ni ibintu bitaba byoroshye, ntago bifa kubona nka n'umuntu uwo ari we wese. Rero urumva wowe ukunda iyi chain yitwa Upzone, ngiye kukubwira bimwe mu bintu usabwa kugira ngo nawe uze kwa applyinga, kugira ngo nawe uze kujya muri aba banyamahirwe baza kujya muri iki gihugu cya Canada bagatangira gukorera amafaranga nkuko mbikubwiye agera ku $5. Ikintu cya mbere rero usabwa, ikintu cya mbere uri bukenere kugira ngo nawe uze kujya muri aba banyamahirwe baza kujya muri iki gihugu cya Canada bagatangira gukorera amafaranga agera ku $5 ni passport. Mwana mbivuga rero umuntu ushaka kujya muri ibi bihugu byo hanze mbere na mbere asabwa kuba afite passport, asabwa kuba afite passport idafite amakosa ndetse passport ye iri clear. Kuba mvuze ngo iri clear rero bisobanuye yuko nta kintu nta kosa namba passport igomba kubifite, ko passport nicyo kintu cya mbere bagenderaho iyo bari kugutora, iyo bari kuguhitamo kugira ngo nawe uze kujya muri iki gihugu cya Canada. Dore ikindi kintu rero usabwa ni certificate yerekana yuko uzi ururimi rw'icyongereza. Hari abantu benshi cyane bakunda kuba badafite iyi certificate, ariko iyi certificate urayisaba, ushobora nawe kugenda wenda ku bigo by'amashuri ukavugana na director waho ubundi bakayigwa, cyangwa ukashaka n'ubundi buryo uri bugendemo, ariko ukerekana certificate yerekana yuko uzi ururimi rw'icyongereza. Dore ikindi kintu rero basaba kugira ngo nawe ubashe kujya mu abanyamahirwe baza kujya mu gihugu cya Canada bagatangira gukorera amafaranga agera ku $5. Ikindi basabwa ni ukuba rwose urufite irangamuntu. Ikuba ushobora kuba uri umurundi cyangwa uri umunyarwanda, bityo bashaka ni ukuba ufite irangamuntu yerekana yuko ufite ubwene gihugu. Impamvu babikoze nuko hari abantu bakunda kwanga kwifotoza ugasanga nta rangamuntu nimwe bigeze bafata bitewe n'imyemerere yabo. Rero ibi byo babyanze, bari gusaba kuba ufite irangamuntu kugira ngo nawe ubashe kwa applyinga, nawe ujye muri abanyamahirwe baza kujya muri iki gihugu cya Canada bagatangira gukorera $5. Dore ikindi kintu rero barimo barasaba kugira ngo nawe uze kujya muri uyu mwanya ni ukuba utarigeze ufungwaho. Impamvu bari kuvuga yuko basaba icyangombwa cyo kuba utarigeze ufungwaho ni uko bashaka umuntu w'inyangamugayo, umuntu udafite amakosa menshi muri sosiyete, umuntu rwose, kuko aka kazi akenshi bazajya batanga baguhereza amafaranga, kuko ni ugukora kuri service. Hari igihe ushobora usanga ari nko gukora kuri service bakajya baguha amafaranga ukayirirwana. Rero urabyumva, umuntu utari inyangamugayo bayamuhaye yayarya. Niyo mpamvu ari gushaka umuntu w'inyangamugayo, umuntu udafite amakosa, umuntu udakunda kugira gukora cyane. Dore ikindi kintu rero barimo barasaba kugira ngo nawe ubashe kujya muri aba banyamahirwe baza kujya mu gihugu cya Canada bagatangira gukorera amafaranga agera ku $5. Dore ngiki nukuba ufite nta bumuga na buke ufite, mbega ufite icyangombwa cyerekana yuko udafite ubumuga. Ibi rero impamvu bari kubikora nuko akazi barimo baratanga gasaba imbaraga, akazi barimo baratanga gasaba kuba uri fiti, ufite imbaraga nyinshi, kuko dore hari abantu benshi cyane banyandikiye bafite ubumuga ariko nabangiye bitewe nuko iyi condition bayishyizeho ko batari gufata umuntu ufite ubumuga. Dore ikindi kintu rero barimo barasaba, dore ikindi kintu uri bwitondere nimba ushaka kuza kujya muri aba banyamahirwe baza gutoranywa bakajya gukora mu gihugu cya Canada. Dore ngiki ni ukuba rwose udafite amakosa wenda warigeze kujya mu, ibyo nshatse kuvuga ni ukuba warigeze kujya mu gihugu cya Canada bakakugarura bitewe n'amakosa. Ibi nabyo babivuze, umuntu wagaruwe, hari abantu bajya mu gihugu cya Canada ugasanga bakoze amakosa barabagaruye. Rero ibi ngibi bashyize iyi condition yuko umuntu wese wagiye mu gihugu cya Canada agakorera aya makosa bakamugarura rwose bidakunda, batari bumwemere rwose. Iyi ngingo umuntu igonga rwose atirirwa yirushya, atirirwa atanga amafaranga ye ngaraprayinga. Rero reka ntangire nkubwire bimwe mu bintu ugomba kugira, ugomba kuza gukora nimba ushaka koko kwiyaprayingira. Hari abantu benshi cyane usanga bashaka kwiyaprayingira kuko n'umugani guhora utanga amafaranga kugira ngo bakwaprayingire biba bigoranye cyane. Rero ngiye kubikubwira bimwe mu bintu wowe ushaka kwiyaprayingira ugomba kumenya mbere na mbere.
ugomba kuba uzi ururimi rw'icyongereza cyangwa ururimi rw'igifaransa cyangwa uzi gutranslatinga gogo mu rurimi wumva. Bitewe nuko impamvu mbivuga uku nguku, hari abantu benshi cyane bakunda kubuzwa amahirwe no kuba batazi ururimi, ugasanga wenda babasabye icyangombwa bashyizemo ikindi. Icyo gihe rwose bahita babona yuko ibyo wakoze nawe ubwawe utabizi, nawe ubwawe utarisobanukirwa, usanzwe uri umuntu utari kuri gahunda. Niyo mpamvu rero umuntu ukunda Upson, we muntu ukunda amakuru mbagezaho rwose, we wibuke no gukanda sabone, kandi wewe kan sabone rene barakanze kuri notification kugira ngo tucyaploadinga video y'igiti kugeraho gatanu ku kandi. Niyo mpamvu ngerageje kukubwira aka kantu kugira ngo udaza gusanga wibujije amahirwe, atari uko udafite amahirwe, ubwo bitewe no kuba washyizemo ibintu nabi cyangwa nta makuru wari ubifiteho. Rero byambabaza, byanera n'agahinda, kandi nshaka yuko buri munyamuryango wese wo kwishene azajya amenya ikintu icyo ari cyo cyose akakirinda, aho kugira ngo ajye ahubuka usange wenda baramwanze kandi ari bo babyiteye. Dore rero ikindi kintu, ugomba kuba uzi neza website. Hari abantu benshi bakunda kwapurayingira kuri website z'abamamyi. Icyo gihe rwose nta kabuza ntago bajya bagufata, uba wibujije amahirwe. Niyo mpamvu rero mukunzi wa Upson, we mukunzi w'ibyo mbagezaho rwose, ugomba kuba unazi website. Ushobora kuba utayizi wenda, ariko ufite basi linki nzima, linki iri bugufi hiti kugezayo nimba utabizi, kugira ngo nawe ujye wuzuza forms, kandi ukabuzi uburyo wuzuza forms, ukabuzi no gutegura CV neza, kuko urabizi ko barimo barasaba CV byose ukabubizi. Umuntu rero ubikurikirana neza rwose agakurikiza ibintu namubwiye, nta kabuza baraza kumufata. Ategure na CV neza, ategure ibyo byangombwa byose bindi nabyo namubwiye, urebe maze uzaza unshimira nyuma, ndabizi bazagufata. Rero ndagushimiye mukunzi ukurikirana Upsons. Nimba ushaka ibisobanuro byimbitse, ubwo urajoininga WhatsApp channel yanjye nayishyizeho, njya na uploadinga amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha, ndagukunda cyane cyane. Ciao ciao.